ngaho nimubwire Netanyahu ko urugamba rwamunaniye. Amagambo y'amangambure we na Donald Trump bavugaga yarangije kumenyekana yuko yari amagambo atari ukuri ku rugamba kururwana batarushoboye. Noneho nibemere yuko Libanoni koko irinzwe na Irani, uko Irani yavuze ngo gutera Libani bimeze nko gutera umutima wa Tehran, ibyo udashobora kwihanganirwa. Olingate mu byange cyangwa se muzemere izi ngabo za Israel zinjiye ku butaka bwa Jebel cyangwa se ku butaka bwa Lebanon bw'amajyepfo kugeza hafi y'umugezi wa Litani kugeza Tiro n'ibindi bice bitandukanye, bazasubira inyuma ari imirambo. IRGC ibyo yatangaje bitangiye kubakoraho. Bibi byamushobeye atangiye kwihagararaho, ariko ibyabereye kuri tele ndaje mbikubwire. Ku rundi ruhande ariko nanone si byo gusa, igihugu cya Iran cyerekanye nanone uburyo budasanzwe bw'imikorere. Iran yerekanye imbaraga nkubisi, drone ibihumbi zigenzuwe neza, ziteguwe neza, ziteguye gukoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Izi ni drone wakita ndimbuzi nshyashya, ni niveau moderne, ni drone zigezweho zapangiwe cyane cyane kugera ku ntera ndende. Uratangazwa n'izi drone, wumvishe byinshi, wamenye byinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ntakubeshye uraza gutungurwa n'uburyo Iran yikorera utuntu twayo. Subona ko ari drone ebyiri bakize ku kimodoka mu myigaragambyo muri Tehran. Utamenye icyabaye muri Iran, ndetse n'icyo batanze nk'ubutumwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubateguza agatumbaraye n'akarambaraye mu gihe bakoze ikosa gakora ku mbarutso. Niyo baba bibeshye ukuzimu kuzafungukira. Ndaje mbikubwire byabereye kuri Ben Gurion Airport n'ibindi bice bitandukanye byo muri Israel byari nk'imikino y'abana. Noneho Iran ngizaza gukora iby'abantu bakuru. Ndaje mbikubwire. Ku rundi ruhande ariko rwatu nakubwiye mu minsi ishize yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarazanye bugufi bwa Iran ngo bukoreshwe mu kwataka Iran. Bye bye. Bavanye mu nyanja itukura wari barabucumbitse bitewe nuko babumanyuye igice cy'inyuma, bavuze ko ari mu ifuriro. US Gerald R. Ford barasunitse bajyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kubukorera mu majyaruguru ya Afurika ntizakunda, babujyanye mu gice ndaza kukubwira ndetse n'ibyo bagiye kuzabukorera. Ariko we iki ni igihombo ngo burabuze burundu. Iran ivuzweho insinzi ikomeye muri HMS cyangwa se Hormuz, kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiye kugenda zikora withdraw, bigaragaza neza cyane ko ari insinzi ikomeye nabo batigeze batekereza na rimwe ko ashobora guhura nayo mu ruhande rwa Iran. Ibise uraza kubyizerutse. Uyu mugabo mubona iyi shusho ni Minisitiri w'Intambara, Minisitiri w'Intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamweguje cyangwa se bari gusaba ko yeguzwa n'abanyamategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamuhasa ibibazo maze arya indimi bitewe n'intambara yo muri Iran, aho bavuga ati ninde wabatumye ubundi sasa mudusobanurire bimeze gute. Amagambo ye yavuze ninjya gusoza urayumva. Reka nkubwire kiye tudakurikira intambara muri Asazo hagati, nutumva ibingibi ngo nawe uvugutisha kweri byarabayobeye, uraza gutangara. Reka nze byose tubigemo duhere ruhande kamwe ku kandi kubiri kuvugwa kuri tele, uburyo urugamba rumeze ndetse nuko intambara imeze muri Asazo hagati. Cyewe Dumungu wa Kamanzi wo Ruwande ngo ikaze mutiyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nibyo ibikomeje kuba ntawe bitari gutungura bitewe n'uburyo biri gukorwamo, kandi abanyembaraga baravugaga ko bafite imbaraga zidasanzwe kandi ngo bagomba kubawa, ariko ntabwo ariko biri kugaragara ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Reka natwe tubyimbikemo kari icyo twiyemeje, se tubisesengure tumenye ngo ibiri kuvugwa ni ibiki kamwe ku kandi, none kimwe dusize inyuma tumenye ngo ibijya mbere ni ibiki. Duhereye muri Isirayeli. Isirayeli ni igihugu kivuga ko gikomeye cyane, gifite ubutasi buzwi cyane bwa Mossad. Bazamutse muri Libani bavuga ko bagiye guhagarika abitwa Hezbollah, ni umutwe bavuga yuko ukorana na Iran, kandi koko nivyo bakayita umutwe w'iterabwoba. Gusa ukavuga ko bari gushaka ukwishyira ukizana kw'igihugu cya Libani Israel ishaka kuzigarurira. Aba Hezbollah bakavuga ko byagenda kose batazigira bemera gutakaza ubutaka bwabo,
habe no kwemera yuko yenda hajyana agace na gatoya kajya ku ruhande rwa leta ya Isirayeli, ngibyo byo bavyibagirwe. None Netanyahu n'ingabo za IDF ubu bahanganye n'ikimwaro nyuma y'ibirego bivugwa ku myitwarire y'ingabo zabo muri Libani mu gihe Hezbollah ikomeje kurasa ibisasu byayo bya rocket. Ese igisirikare cya Isirayeli kirimo guhangana n'amakimbirane akomeje kwiyongera mu basirikari bayo. Hari ibirego by'ubusahuzi byakwirakwijwe ko umuyobozi wa IDF yahatiwe gufata ingamba zikaze zo kugarura imyitwarire myiza mu gisirikari nyuma ko abasirikari bashinjwe ibikorwa by'ubugome n'ibikorwa by'ubusahuzi. Ibirego bigaragaza ibibazo bikomeye biri mu gisirikare cya IDF, bigatera ibibazo ku mikorere n'uburyo bwo gukurikirana ibikorwa. Uko iperereza rikomeje kwiyongera, ingabo za Isirayeli ubu ngubu ziri mu igenzura rikomeye kubera gusahura amazu y'abaturage muri Libani, bivuga ko ari bo bayasahuye. Kandi nubwo Netanyahu avuga ko yatsinze Hezbollah, ibintu kuri tele siko bimeze. Hezbollah kubahonja yitonze gake gake. Nubwo Hezbollah na Isirayeli kandi bakomeje kurasana, ingabo za IDF ubu zanganye n'ikibazo cyihariye kandi kidasanzwe imbere mu gihugu indani. Ndavuga imbere mu gihugu. Ibi kubivuga bisa kunywa amazi do. Igisirikare cya Isirayeli cyavuzweho ubusahuzi bwinshi mu bikorwa byacyo mu majyepfo ya Libani. Mu gusubiza umuyobozi mukuru w'ingabo za IDF, biratangazwa ko yatangiye iperereza ryimbitse ku myitwarire y'abasirikari bajyanywe muri Libani. Bivuga ko Eyal Zamir yamaganye ibyabaye, akavuga ko ari ukwica amategeko akomeye, nurako ibikorwa nk'ibyo bishobora kwangiza indangagaciro z'ingenzi z'ingabo za IDF. Amakuru atangazwa n'itangazamakuru rya Isirayeli agaragaza ko polisi ya gisirikari ishinzwe kuyobora iperereza batangiye gukurikirana kino kirego, abitwa military police, kugira ngo barebe neza ni bande batangiye ubusahuzi. Ariko reka mubaze, kara gace uzi uburyo gateye imbere. Burya mu bihugu biteye imbere cyane cyane ku mutungo kamere w'amabuye y'agaciro nka zahabu, murasaza bwo hagati hari ibihugu bibiri. Ni igihugu kizwi nka Jordani, igice ariko nanone cy'amajyepfo ya Jordani, n'igihugu cya Libani. Nibyo bihugu biri imbere cyane, ushobora kuba utabizi. Biteganijwe ko ishami rishinzwe iperereza rya polisi ya gisirikare, military police, risuzuma ibirego by'ubusahuzi byakozwe mu gihe cyo kohereza ingabo muri majyepfo ya Libani. Izindi ngamba bivuga ko zirimo gukorwa ni gukora iperereza none ku bayobozi bakuru ahantu binjiriye nabo basohokeye ku mupaka wa Libani. Biteganijwe kandi ko abategetsi bazagenzura imodoka zose zigaruka kugira ngo bamenye ibintu bikekwa ko zaratwawe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iperereza rikurikira ubuhamya bwerekana ko abasirikari bakuye imitungo mu ngo z'abaturage mu gihe cy'ibikorwa zabo mu majyepfo ya Libani. Bivuga ko ibintu byafashwe birimo na za moto, televiziyo, amakamera, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu nyubako nko mu ngo, ngo zagiye bitwarwa n'abasirikare b'Isirayeli. Kweri barakennye, ariko umuntu uriba na televiziyo. Bamwe mu basirikari bavuze ko abayobozi b'imitwe bari bazi ivyo bintu, uvuga ngo ba commanders b'abasirikari hakundi babwira ati mugende mutere, ngo bitwikiriye amasomo yo muri Bibiliya cyangwa se mu bitabo bitanu bya Mose bya Torah. Bavuga ko ukuntu bagenda gafata ibihugu maze aho bafashe bakayigarurira n'ibyabo byose bakabisahura. Bibwira ko nako bagomba kubigenza ku butaka bwa Libani, barabiruka. Nkuko bivugwa muri Haaretz, amashusho akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga asa naho agaragaza abasirikari bakoresha amazu yasizwe mu gihe cyo kohereza abasirikari. Muri make, igihe bageze mu majyepfo ya Libani, abasirikari ba Isirayeli mu gihe cyo gushaka ibyo kurya, gutegura amafunguro, nibakoresha inkambi. Binjira mu nyubako zo muri ako gace, akari bakoresha izo nyubako nk'ahari izabo. Bamwe bati ibi ngibi ni ndetse ni n'ubugome. Mu gusubiza, IDF yavuze ko hazabaho ibihano bikomeye cyane by'ibyaha mu gihe hazemezwa ko ibyaha binyuranije n'amategeko byakozwe. Ibirego nk'ibyo kandi byagaragaye imbere y'uko ibikorwa bibera mu gace nyirizina, nk'uko bimwe bivuga ko byanabaye muri Gaza, aho bivuga ko bamwe mu bakozi bahamwe n'ibyaha byo kwiba nk'ibyo ngibyo muri Gaza, none bigeze no muri Libani. Hezbollah ariko ntabwo irimo kugenda gutya iri kubyihanganira. Reka da, umunsi w'ejo nakubwiye ibya rwiyemezamirimo w'umusivile wo muri Minisiteri y'Ingabo ya Isirayeli wishwe mu majyepfo ya Libani tariki 28 z'ukwezi kwa kane, ubwo yakoreshaga ibikoresho bikomeye by'ubuhanga asenyura inzu hafi ya Brandebel. Undi rwiyemezamirimo rero w'umusivile nawe yakomerekeye muri iki gitero cy'indege za Hezbollah ubwo yakoraga muri Libani, aho raporo za Isirayeli zivuga ko ari umuhungu wapfuye.
Ingabo za IDF zemeje impanuka iheruka yatewe na Hezbollah muri Liban, zinavuga ko umuryango wo wari wihaye akazi umuryango wabimenyeshejwe ukabwirwa ibyago byabagwiririye. Ikinyamakuru kizwi cyane muri Isirayeli kizwi nka Times of Israel cyagize kiti rwiyemezamirimo wishwe Ameli Hujilati w'imyaka 44 wo mu mujyi wa Shifshalam wo mu majyaruguru yakoreshaga imashini zikomeye. Komeza kigira kiti ikinyamakuru cyo muri Times of Israel yakoraga mu gace ka Aitalune hafi ya Brenjebel mu gihe hakorwaga ibikorwa byo gusenya ibikorwa remezo bya Hezbollah. Ni ishusho yuzuye yagaragayemo ibisasu bya FPV. Times of Israel ikomeza igira iti indege idafite umuderevu yakubise mu buryo butaziguye icyuma cyacukuraga cyari kirimo Hujilati imaze drone iramwica. Umuhungu w'imyaka 19 wakoraga muri iyi sosiyete ya se ya Hujilati ati wari urimo gukorera Minisiteri y'Ingabo yarakomeretse gato akomerekejwe n'ibisasu muri iyi mpanuka nkuko bivugwa n'ikigo cy'ubuvuzi cya Ziv kiri muri Safari. Iki ni igihugu cya Isirayeli cy'abatangazo yatangajwe n'ikinyamakuru kigamiye kuri Leta Times of Israel. Ndavuga yuko ibikorwa bikomeye cyane byabereye muri ako karere kandi byasize inkomere. Bisa naho Hezbollah nayo yihagazeho cyane kandi ikagaragaza ko irakomeza ibikorwa by'intambara ku buryo bukomeye yihaniza Isirayeli ndetse itanga igisubizo cya gisirikare mu buryo bw'imbaraga. Ibi bikaba bishobora gutera nanone ubwoba bukomeye cyane abasirikari ba Isirayeli ariko n'abanya-Isirayeli. Mu gihe Hezbollah bivuga ko irwabwa ibikoresho bikomeye cyane na Iran byo guhangana na Isirayeli, bishoboka cyane cyane ko ibikoresho byazana urupfu rwinshi ku Bayisirayeli, katera igihombo gikomeye cyane kuri Isirayeli, cyangwa se intambara ikongera igatunguka ikaba ikomeye mu gihe Iran yavuga ko igiye gutabara Hezbollah kubw'urugamba Isirayeli yashoye mu majyepfo ya Liban, maze ubwo ikibazo kikaba cyongeye guhindura isura. Ikibazo kikaba kibaye ikibazo gikomeye ibyazana intambara noneho idasanzwe muri kara karere. Tugarutse kuri ibi, Iran ikomeje kwerekana yuko ifite ubushobozi buhambaye yateguye bwo kwinjira mu ntambara na Leta Zunze za Amerika. Niba Leta Zunze za Amerika yiyemeje gukomeza urugamba rutoroshye kuri Iran, abanye-Iran bati olingate mu byange cyangwa se muzemere, niba mwiyemeje kurwana we are ready, turiteguye natwe kurwana. Ibirori byatangiriye i Tehran ubwo itsinda ry'abashinzwe impindukamatwara rya Kisilamu rya Iran ryashyiraga ahagaragara icyo bise indege itagira umuderevu ikora igitero gikomeye cyane yahinduriwe uburyo ku nshuro ya mbere yagaragaye mu ruhame muri Iran Tehran rwagati. Mu gikorwa cyo gutera ubwoba Washington na Isirayeli, ingabo za Iran zerekanye indege itagira abapilote yo mu gisekuru gitaha zizwi nka Arashi, ubwo imbaga y'abantu yari yizuye mu mihanda ishyigikiye Repubulika ya Kisilamu ya Iran n'ingabo zayo IRGC. Arashi ni drone ya kamikaze igenda umujyi umwe. Ni verisiyo ivuguruye ya drone ya Arashi cyangwa Shahed kabiri yagenewe cyane gutera neza kandi bagatera igitero kiri kure. Izi ni indege zitagira abapilote zakozwe mu buryo budasanzwe. Zabonetse rero ku kibuga cya Anglobe mu myigaragambyo yo kwamagana Amerika na Isirayeli yarimo gukorwa. Amashusho agaragaza indege ebyiri nshya za Arashi ziguruka zihagaze ku ikamyo zinyura mu mbaga y'abanya-Iran bazunguza amabendera y'igihugu cyabo, bati urupfu kuri Isirayeli, urupfu kuri Amerika. Banagaragaza ibyo bikoresho bikomeye by'imbaraga, ibikoresho bya gisirikare bya Iran byakozwe byiteguye neza. Ni mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo mukeya n'ibara rijya gusa ni roza, ariko nyine na mabara nanone yiganje mu ibendera ry'igihugu cya Iran. Izi drone bivuga ko zifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kwataka no gutsinda biramutse bibaye ngombwa mu bice bitandukanye ibiherereyemo ingabo za Leta Zunze za Amerika, kuko ngo Iran yarangije kumenya imikorere y'abanyamerika, ari niyo mpamvu yateye Iran gukora igikorwa nk'iki ngiki kitashobora guhagarikwa n'uwari we wese. Nkwibutse mu minsi ishize ubwo urugamba rwabaga, ni nk'uko wamenya ko Arashi kabiri yakoreshejwe bwa mbere igatikura ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ben Gurion muri Israel ku 21 Werurwe, ariko
nta makuru yemewe yatangajwe ku bushobozi cyangwa se ingano y'ibyo drone yangirije kuri Ben Gurion, ndavuga drone ya Russia. Mu rwego bimeze bityo ariko indege idafite abapilote ishobora kuba ifite intera ishobora kugera ku kilometero 2000 nk'iyayibanjirije. Russia kabiri kandi ni indege itagira abapilote mu bwoko bwa drone ikora igitero cyo mu bwoko bwa one way, bigenda umujyi umwe, igakora ibikorwa by'ubwiyahuzi nka kamikaze. Ishobora kandi gutwara umutwe w'intambara upima hagati y'150 n'ibiro 260 igiturika, kandi ifite igice gito cya radari gituma igera ku ntego muri Isirayeli iturutse ku butaka bwa Iran igenzura neza inzira inyuramo. Ishobora kandi gutangizwa ikoreshejwe urubuga rugendanwa cyangwa koherezwa bakoresheje launchers zigendanwa kugira ngo bayohereze mu gace bashaka. Indege nshya za Russia zisa cyane cyane nka Shahed 136 yamenyekanye cyane ku isi kubera uruhare rwayo mu ntambara yo gutoroka cyangwa se guca muri humye uburinzi bw'ikirere. Shahed 136 ni indege ihendutse kandi iyoborwa na GPS idafite umudereva, yagenewe ibitero byuzuye kubera ko ishobora gukora urugendo ruri hagati y'ibirometero 200 ndetse n'ibirometero 2500. Ifite radari nke n'ubushyuhe buke cyane ku buryo kuyifata bigoye. Hagati aho ishyirwa ahagaragara ry'indege rije nyuma y'umuburo ukomeye watanzwe na Sham Iram, umuyobozi w'ingabo zirwanira mu mazi za Iran, aho yatanze umuburo agira ati vuba aha bazabona intwaro badutinyira cyane, nizeye ko batazarwana ngo barwara indwara mbi y'imitsi. Yanasetsa Amerika na Isirayeli avuga ko kwizera kwabo ko bashobora kugera ku musaruro binyuze mu gutera Iran mu gihe gito gishoboka ubuzabaye urwenya mu gisirikari. Ingabo za RGC zikomeye zivuga yuko Amerika yisamye yasandaye ngo ibyo yapanze gukora basanze bidashoboka. Bavuze ko bazatanga igisubizo cya gisirikare mu gihe cyose bazabonye ugabwaho intambara, kandi bazatanga igisubizo cya nyacyo. Mu itangazo RGC yavuze ko Iran izarushaho gukaza kurinda ubutaka bwabo ndetse no kwihorera ku bitero ibyo ari byo byose bishya bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli ku gihugu cya Iran. Yongeye ko igisubizo icyo ari cyo cyose ku gitero gishya cya Isirayeli cyaba kirenze icyo umwanzi yabonye mu minsi yashize. Itangazo rya RGC reka ndigusomere, ni itangazo rikomeye. Bagize bati Iran mu gusubiza cyangwa se RGC bagize bati ubundi burwanyi ubwo ari bwo bwose buturutse ku mwanzi inkambi n'abashaka ikibi kuri kino gihugu nta gushidikanya ko bazakira igisubizo kirenze ibyo abanzi bari biteze kuri uru rwego rwo gukumira ingamba zabo. Iran ikomeza igira iti Iran yiteguye byuzuye guhangana n'ikibazo cyose gishya cy'ubugizi bwa nabi, mu gihe hari amakuru atangazwa mu itangazamakuru zo mu burengerazuba bw'isi avuga ko Amerika izashyira ingabo zayo ku birwa bimwe na bimwe bya Iran mu kigo cya Perse kugira ngo ihatire igihugu kugabanya amategeko yacyo yo kunyura mu muhora wa Hormuz. RGC badaciye ku ruhande bavuga neza ko amategeko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayamenye kandi bazayishyura. Kwitegura kwa RGC guhangana n'ibikorwa bitandukanye by'umwanzi harimo n'ibikorwa zo ku butaka ni ku buryo ndetse n'inkambi z'imfungwa z'intambara zateguye kugira ngo zicumbikire bashobora gutera. Muri make ngo Iran yateguye n'inkambi zacumbikira abanyamerika ari bazafatwa mbere n'iza gereza zizafungirwamo abanyamerika ngo bazabiteguye kurwana urugamba rwo ku butaka muri Iran, ngo bazafata amatekwa maze ubundi bafungiranye mu bizu byo mu kuzimu, uburyo nyine bazajya babwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati murakora iki ngiki kugira tubaha Abayisirayeli abanyamerika cyangwa se Abisirayeli benda bangana gutya. Bitagenze uko nguko bazahere mu gihome. Umyiteguro Iran irimo gukora n'inzu zo gucumbikira rero aba basirikari b'abanzi babo ngo bagomba kuba bahari. Ikindi nkuko Isirayeli ibibwirwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati kugenzura inzira ya Hormuz ni ingamba za Iran zo kurwanya ubwibone bwa kwisi mu gihe cy'intambara ya gatatu yashyizweho nyuma yaho kugira ngo tugire uruhare mu koroshya inzira y'amato y'ubucuruzi ibigo zose. Usibye amato y'umwanzi ari bo munyamerika n'abazonise n'amashyirahamwe yabo, abandi bose bemerewe gutambuka. Iran ivuga yuko kuko igaragaza neza yuko kano gace cyangwa se ibirabi byerekezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kugabayo ibitero hari ibyerekezo bikomeye, kandi ngo Iran yarangije kubitegura bazamura icwanga Iran ibamena impanga
ibyo ni ibikorwa IRGC yateguje Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abababwira yuko ibikorwa n'imikino barimo batabizi neza, ko Iran izi neza bihanganye nabo kandi kugeza ku munsi wa nyuma bazatsinda. Wakwibwira kuri no rwato rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rutherford bajyanye iwabo baruvanye muri Burasirazuba bwo hagati aho bari bararucumbikiye. Reka mbikore. Ni leta ya Iran imaze igihe kinini ihanganye n'amata atandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Amerika yazanye ubwato bwinshi ngo maze ibukoreshe mu guhangana n'igihugu cya Iran, kuko bwari ubwato bukomeye nka Rutherford, USS Abraham Lincoln, USS Tripoli n'ubundi bwato bwinshi nka W. Bush bwazanywe muri Burasirazuba hagati ku gihugu kimwe gusa icyo bagapimiriye ari cyo Iran, ngo batikure Iran basenye Iran. Burya koko ngo inzira ntibwira umugenzi, iyo baza kubimenya hakiri kare ntibari gukora ikosa nk'iryo bakoze, uzana ubwato bwabo babuzaniye abaperesi. Mama, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu zirimo kwitegura gusubiza inyuma bumwe mu bwato bwabo bukomeye cyane butwara indege muri Burasirazuba bwo hagati mu gihe nta mahoro ahari, nta ntambara ibaye ariko na Iran. Ni ukusubiza. Ikinyamakuru Washington Post cyasubiyemo abayobozi benshi b'Amerika ku ya 29 Mata gitangaje ko ubwato bwa USS Gerald R. Ford, ubwato bunini cyane kandi bugezweho ku isi, ngo buzasubira mu gihugu cyabo nyuma y'amezi 10 bumaze bushinzwe indege. Ubwato bwa USS Gerald R. Ford bwari bwaroherejwe muri Burasirazuba hagati ubwo Donald Trump yatangizaga intambara mu ntangiriro z'uyu mwaka, aho kwayo byohereje ubutumwa busobanutse neza ngo bwumvikana kandi butazibagirana. Ariko uyu myifatire isa nkaho irimo guhinduka. Bitanijwe ko ubwato buzatangira urugendo rwabwo rwo gusubira mu rugo mu minsi iri imbere. Ntabwo bizwi neza igihe ubu bwato buzamara kujya bubashe kugira iwabo, ariko raporo ivuga ko umwe mu bayobozi yavuze ko ubwato buteganijwe kugaruka muri Virginia ahagana saa 6 z'amanywa. Indege cyangwa se ubwato bwa USS Gerald R. Ford ni bumwe mu bwato butatu butwara indege carriers bwazanywe mu karere buri kumwe na USS George H.W. Bush, USS Abraham Lincoln, butwara abasare bagera ku 2500. Ubu bwato buri mu nyanja itukura kandi ntabwo buri mu bikorwa byo gukumira ibizambo bya Iran American blockade. Ibibaye ngihe ubu bwato butwara indege bwahuye n'ibibazo bya tekinike kenshi birimo no kwangirika kwaho ngo bamesera imyenda laundry, kandi bivuga ko ngo buzakenera gusanwa cyane cyane nyuma yo gusubira iwabo, mbere yuko nanone inkongi yaduka muri buno bwato budutse mu cyumba cyo bamesera. Ubwato ngo bwari ingenzi cyane ku mirongo y'imbere mu nyanja ya Mediterane ho bwaje guparikwa. Ihungabana ryatumye abasara magana babura aho barara barimurwa. Gukomeza kohereza abasekari byahise bihagarara biturutse kuri ubu bwato. Muri make ibikorwa byose byakorwaga bivuye kuri ubu bwato bwa Gerald R. Ford byabaye zero. Nubwo ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ari impanuka yateye ugushya ko mu cyumba cy'ifuriro muri ubu bwato bwa R. Ford, amakuru ashimangiye cyane ko ari misile inyunyumba mu mazi ya Iran yabutikuye, kuko uko babisobanura ko impanuka yabaye benshi banze kuzumva. Bavuze yuko nyine ngo Leta ya Amerika ngo itari yarebye neza muri laundry haba impanuka itera gushya, ariko Iran icyo gihe yatangaje ko yohereje misile zayo kuri buno bwato mu rwego rwo kwihorera kuri bya bisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari barashe ku bwato bwa Leta ya Iran Iris Dina bakoresheje torpedo. Nabo baje kwihorera kuri R. Ford barayitwika. Ntabwo byapfoye guhurirana rero. Iran yo ivuga ko ariyo yabumanyuye mu gihe Amerika ivuga ko ari impanuka. Ari nabyo benshi bibatera kwibaza niba koko Amerika yabitarimo kubeshya ikavuga yuko ari impanuka yabaye ku bwato, kumbi koko Iran yarebetse igihandure ubwato ikabusenya, igaragaje ko ifite ubushobozi budasanzwe bwo gusenya ubwato bwinshi, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zita big boss zivuga ko nta muntu ugomba kubangiriza ibikoresho bya gisirikare. Igihe kirekire R. Ford imaze mu nyanja cyazamuye umuvuduko ku buryo ubwato bukoresha izi nzira bwagiye bwitwararika. Ubwato bumaze iminsi 39 bukaba ari bwo bwato bwamaze iminsi myinshi mu bikorwa bya gisirikare. Bwatangiye gukoreshwa ku 24 Kamena umwaka ushize buva kuri sitasiyo y'ubutasi ya Norfolk bwerekeza mu Burayi mbere yo koherezwa mu birwa bya Caraïbe, nyuma bujyanwa mu nyanja itukura muri Burasirazuba hagati ndetse bwegera ikigo cya Aden. Ikurwaho ry'ubwato bwa R. Ford bizagaragaza igabanuka rikomeye ry'ingufu z'intambara za Amerika mu gushaka guhagarika Iran. Ibibazo
birimo kwibazwa ubu ngubu nibi ese iki ni ikimenyetso cyo kugabanuka kw'imbaraga za Amerika mu karere ndetse no gukomera kw'imbaraga za Iran, cyangwa ni insinzi ya Iran kuri iyi ntambara? None nimba Iran ariyo yashekuye buno bwato bwa Leta Zunze za Amerika akaba bagiye kusukira amazi iwabo muri Virginia, Amerika izongera gusuzugura Iran cyangwa batangiye kubona ko abanya-Iran atari agafuka imvugo rimwe? Isi wabireka hakujyana kuri iyi nkuru ya Bwana Hegseth ari we nyirabayazana na sebayazana w'ibikorwa byose biri kubabaho. Nyamara yahaswe ibibazo mu nteko muri Leta Zunze za Amerika hinga ngasubize ishwi. Bamubazaga iby'imfu z'abasirikare benshi bakomeje guhura n'ibyago bikomeye, ariko we aza kubihakana avuga ko ibyo bari kuvuga atabizi. Amagambo ye yongeye kubyutsa umujinya w'abari mu nteko by'umweka wa Demokrat bamuhataga ibibazo, maze mu mujinya mwinshi bagaragaza ko Bwana Hegseth, minisitiri w'intambara cyangwa se minisitiri w'ingabo, ko nyine minisitiri y'ingabo muri Leta Zunze za Amerika bahinduye minisitiri y'intambara, bavuga ko akwiriye kweguzwa ko nta kintu amariye igihugu, ndetse rimwe na rimwe we na Trump afata ibyemezo by'ubusazi n'ubuhubutsi bizanira akaga gakomeye igihugu n'abasirikari muri rusange. Umva uko byari bimeze. Isesengura ry'imbere ryagaragaje ko ahantu hatarinzwe ibitero byo mu kirere kandi ko hatagomba gukoreshwa. Nyamara mwohereje abasirikari bacu bo mu mutwe w'103 ngo bajye kubungabunga umutekano. Ibyo ni ukuri cyangwa ni ikinyoma? Twafashe ingamba zo kwirinda kuva mu ntangiriro kugira ngo twirinde kandi turinde cyane aka gace. Nakubwiye ngo nsubiza yego cyangwa oya. Reka tuvuge ku buryo bwo kwirwanaho. Mbere y'igitero abapolisi abasirikari bari ku butaka bari bazi ko ingabo zacu zidashobora kwirwanaho mu by'ukuri. Basabye ko habaho uburinzi bw'inyongera ku ngufu. Ese barabwakiriye aho byashobokaga kose mu buryo bwa kimuntu. Buri gihe hatangwaga uburyo bwo kurinda ingufu no kurwanya umwanzi. Ntibabikoze rata. Umwe mu barokotse wavuye muri uwo mutwe yagize ati, ndashaka kuvuga ko nabishyira mu byiciro z'abafite drone, ariko twebwe nta nimwe twe dufite. Twimuriwe hafi ya Iran mu gace kari gatekanye cyane kandi kari kazwi ko kari kagamije kwibasirwa. Niko batubwiraga ko gatekanye ko kagiye kwibasirwa na Iran. Umuvugizi wanyu Sen Pernell mu gusubiza iyo nkuru yavuze ko atari ukuri. Ese urabyemera nawe? Uvuga ko ari ukuri cyangwa ni ibinyoma? Ntabwo mwita umusirikari wacu n'umunyabinyoma. Urasuzugura ko ntazi ingabo zacu uko zizapfa se? Wategerezaga ko ari abanyabinyoma noneho? Ibyo ni ugusebanya, ntabwo ari byo. Reka nongere ngusome isesengura ryakozwe ryagaragaje ko rwose nta burinzi bw'ikirere dufite muri kara karere. Nyamara mwe mwohereje abasirikari bacu bo mu mutwe 103 ngo bajye gupfira muri kara karere. Wabihakanutse? Byemere cyangwa se ubihakane? Mbwiza ukuri. Ni ikibazo cyoroshye. Ugiye kuma umwanya wo gusubiza cyangwa ugiye gukina gusa? Ese mwabantumye ntabwo ndi kuma umwanya. Buri gihe twahoraga dufite ingamba zo kwirinda kuva mu ntangiriro kugira ngo umutekano w'ubwirinzi urusheho kwiyongera ku gice cyose. Reka tuvuge ku buryo bwo kwirwanaho bari bafite. Mbere y'iki gitero abasirikari bari ku butaka bari bazi ko ingabo zacu zitazagira kivurira. Mu by'ukuri basabye ko habaho uburinzi bw'inyongera. Mwarabubahaye? Aho byashobokera umuntu wose buri gihe hatangwaga uburyo bwo kurinda. Oya, ntabwo mwabikoze. Mu by'ukuri ubwo basabwaga gusobanura uburyo ikigo cyari kirimo kwirwanaho, umwe mu barokotse wari wavuye muri iki kigo yagize ati, ndashaka kuvuga ko nabishyira mu byiciro byatubayeho. Nta buryo bwo kurinda drone twe dufite na bumwe. Urakoze Bwana Perezida. Twese twumvise inkuru ikomeye cyane yatanzwe na Bwana Ryan iturutse ku ngabo zacu nyinshi zakomeretse ndetse n'izahuriye n'ibyago muri Kuwait. Bwana Munyamabanga wumvise amagambo amwe namwe muri iyo binyuze muri raporo ya CBS, kandi bari biteguye kuvugana n'abanyamakuru. Ibintu nk'ibyo ntibari byiteguye, ntibari bateguye kwirwanaho. Ibintu nk'ibyo byo kwimurirwa hafi ya Iran tugana mu gace katari gatekanye ni bibi. Umuvugizi wanyu Sen Pernell mu gusubiza iyo nkuru yavuze ko atari ukuri. Wose urabyemera? Yarabishyaga cyangwa? Ntabwo nge nita ingabo yacu umunyabinyoma, kandi sinzi niba ibyo uhagarariye ariko mwabita. Ndakwemera, ariko icyo nzi cyo ni uko twakoresheje imbaraga zose zishoboka mu ntangiriro z'iki gikorwa kugira ngo twizere ko ingabo zacu zigomba
kwimurwa neza zivanwa mu birindiro bizwi tukajya ahantu hatazwi, kandi twari dufite ahantu kugeza igihe umunyabanga yabimenye, hanyuma abo bari bakomejwe mu buryo bukomeye bajya ahantu bagomba kurindwa ikinamico ry'indege. Twari dufite impungenge ko hari hagiye kugaruka ibitero biremereye. Kunsebya ntacyo bitwaye. Ndakubaza niba ubona ari abanyabinyoma cyangwa se atari bo, kuko unsebya ko ntari nitaye ku rupfu rw'ingabo zacu nk'uko wabonaga ko ari abanyabinyoma. Ibyo bikaba bisebya kandi bigasebya mu buryo bwose ingabo zacu. Nta muntu uhangayikishijwe n'iby'ingabo zacu kundusha. Nta muntu uhangayikishijwe n'ubuzima bw'ingabo zacu. Ntawe ushaka kubazanira amahirwe kundusha. Ndabyumva, ariko murimo kwirengagiza. Urashobora kugenzura igisubizo cyawe neza, ukavuga neza. Akoze munyabanga, ikibazo cyanjye cyari cyumvikana. Niba watekerezaga ko ari ababeshyi cyangwa se atari bo, urasa nkaho udashaka kugisubiza. Dushobora gukomeza. Ikindi gice cy'ibyo umuvugizi wawe yavuze kandi yasubije hano ni uko ngo ndavuga amagambo we yivugiye. Ingamba zose zishoboka zarafashwe kugira ngo turinde ingabo zacu. Gusoza interuro, urashaka kutubwira ko reka wenda ngo amahirwe yo kwisobanura nta kindi kintu na kimwe mwari gukora kugira ngo murinde ingabo zacu zakomeretse? 6 muri bo bakaba barapfuye. Ndababwira ko mw'ishami twakoze ibintu byose bishoboka ku rwego rwanjye ndetse no ku rwego rwo hasi kugira ngo ingabo zacu zibone uburinzi bukomeye. Tuba mw'isi iteje akaga, ahantu hateje akaga, turwana umwanzi ukomeye udashobora kugira intwaro za kirimbuzi, ariko kandi ibyo bisabwa kwigomwa no gushyirwa mu kaga. Kandi cyababaje nuko muri iyi ntambara byasobanurwaga ko Amerika 6 batakaje ubuzima bwabo, abandi barakomereka. Kandi nge natwe twese turabizi ko ibyo rwose bigize ikiguzi twagomba gutanga, ariko nivuze ko tutabitayeho, kandi ntabwo bivuze ko tutagize icyo dukora. Nivuze ko tutakoze ibishoboka byose. Ibyo twarabikoze, ariko icyo tugomba gusobanura neza byarakozwe. Hari inkuta za T muri rusange, nta burinzi bwo hejuru bwari buhari, sibyo? Ikibazo kizwi muri iki gihe, ndatekereza ko twese hano twumva ko ari igitero cy'indege cya pilote ziyobowe neza. Nta burinzi bwari buhari ku gitero cy'indege cya pilote zari hejuru yabo. Rero ndagorwa no kumva uburyo igisubizo cyawe cyiza ndetse n'icy'umuvugizi wawe ingamba zose ngo mwarazifashe. Ushobora gukomeza. Bwana Perezida, ndabaza ikindi kibazo. Kene, abantu bo mu rugo bazi ko uri umusirikare mukuru mu ngabo zacu, bashobora kuba badasobanukiwe neza uruhare rwawe mu ruhererekane rw'ubuyobozi. Uri hanze y'uruhererekane rw'ubuyobozi, ariko uri nanone umujyanama mukuru wa perezida n'umunyabanga mu gisirikare. Rero ndashaka kukubaza ikintu kibanze cyane. Icyo wakwitega ko abayobozi bacu bari mu rugamba, ingabo zacu zizakora nizishyirwa hasi, mbese bazasabwa kurambika intwaro hasi? Wakwitega ibyo bintu bishoboka? Nibyo bwana, ndatekereza ko nasubiza ikintu kimwe navuze mbere. Nubaha cyane ikibazo cyawe, kuko ndatekereza ko urimo kugerageza kunjyana ahantu harangwa n'ishyaka, kandi sinshobora kwemerera kujyayo. Oya generali, nk'uko bisanzwe ndubaha icyifuzo cyawe cyo kubyirinda. Oya, nanjye turabizi, ariko njyewe urabizi, abayobozi n'abasirikare bacu bashyizweho bakurikiza amategeko. Hari urutonde rw'ibyo bagomba gukora, kandi gusa nzakomeza kuba hagati. Ndazumva generali. Munyangamukuru, reka nawe ngo amahirwe, kandi wabajijwe mbere. Wavuze mu kiganiro cyawe n'abanyamakuru, ndatekereza ko ari cyo cy'ingenzi, ngo nta gihembwe, nta mbabazi, ntabwo ni bimwe muzagirira abanzi. Ibyo ni iherezo y'amagambo yawe. Ese ubuyobozi bwawe nuko witeze ko ingabo zacu zizahura n'akaga niba hari umwanzi ushaka kugukubita, cyangwa se mutekereza ko mwazashyira intwaro hasi mukamwisha? Warabyanze, ariko washakaga kunjyana mu iperereza perezida ubwe akora. Oya, ari generali Mili. Ubwo nibwo butegetsi bwabanjirije ubwo bwakoraga politiki. Ntabwo dukina. Oya, ndakumvaje icyo kibazo cyoroshye. Ndagusaba gutsinda kandi tukareka neza amategeko agenga intambara agakora. Ndaguha andi mahirwe. Ese mu kuvuga ibyo ugerageza kubwira abayobozi b'ingabo ibyo witeze mu itsinda ry'ubuyobozi bwawe? Ni ikibazo cyoroshye. Ndumva ko abayobozi banjye bazi neza ubuyobozi buri muri buriya butumwa,
kandi bazi buri gikoresho cyose dufite. Ndatekereza kuvuga byinshi cyane nk'umusazi. Ndatekereza ko ari ikintu giteje akaga. Twese tuzi ibyo twiteze, tuzi amategeko y'intambara, tuzi icyo amategeko yubahiriza. Niteze ko abayobozi bacu nabo bazazumva. Ndakwinginze Bwana Perezida. Aya ni amagambo Peter Hegseth yagiye asubiza. Benshi batanyuzwe nayo bakamubona nk'umuntu w'umusazi ngo mu gusubiza amagambo menshi adahuye n'ibyo yamubajije. Nanjye nti iminsi y'imbere hatse byinshi. Dukomeze turindire iminsi iri imbere. Mungu wa Kamanzi, uruwande, amahoro.